Bene data muri Kristo, bavandimwe kandi inshuti zanjye, abo duhuriye kuri uru rubuga Inkomoko y'Indirimbo TV, baramukije mu izina rya Yesu umwami kandi umukiza wacu. Muraho, nitwa Pastor Kanonika Ejuka Emmanuel. Nejejwe n'uyu mwanya mbonye, umwanya wo kuganira namwe ku nkomoko y'indirimbo 130 yo mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, izo bakunze kwita indirimbo z'abaprotestanti. Dusenga Imana. Data mwiza, turagushimira cyane umurimo Yesu yakoze wo kuduhuza nawe akoresheje umusaraba yambweho igorogota. Turaje Data kugira ngo tubone ubugingo bwuzuye muri we. Tubisanye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amina. Indirimbo 130 itangirwa n'amagambo avuga ngo nazimiriye kure yawe. Ni nimero 56 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, izo bita iz'Abadventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda. Nimero kandi 130 mu gitabo cy'indirimbo z'Abaprotestanti b'i Burundi. Ni nimero 471 mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza cyitwa Sacred Song and Sorrows. Wahimbye amagambo y'indirimbo nazimiriye kure yawe ndetse agahimba n'ijwi ryayo yitwaga William James Kirkpatrick. Kirkpatrick yavukiye muri Ireland tariki ya 27 Gashyantare umwaka w'1838, atabaruka tariki ya 20 Nzeri umwaka w'1921. Akiri muto ababyeyi be bari abarimu kandi ari abaririmbyi, bimukiye muri Pennsylvania muri Amerika tariki ya 5 Kanama umwaka w'1840. Nk'ababyeyi be, Kirkpatrick yasengeraga mu itorero ry'Abamethodiste. Icyatumye Kirkpatrick ahimba indirimbo ni umutwaro yari afite umusore yifuza ko akizwa. Umusore yayoboraga indirimbo mu materaniro, yakundaga kuririmba indirimbo za wenyine izo bita solo, kandi yari afite ijwi ryiza cyane. Kirkpatrick yabonaga ko umusore ibyo aririmba bitamurimo kuko yari atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza we. Kirkpatrick yifuje ko umusore wari ufite impano nziza n'ijwi ry'akataraboneka yakizwa maze agakora umurimo wa Kristo by'ukuri. Kirkpatrick yafashe umwanya wo kumusengera yiherereye. Yatekereje ibya wa musore w'ikiraro uvugwa muri Luka igice cya 15 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19, aho yavuze ati, ndahaguruka njye kwa Data mubwire nti, Data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Ubwo Kirkpatrick yari akiherereye yasengera uwo musore, niga amagambo yo gusubiramo ko indirimbo yamuje mu bitekerezo ngo nditabye ntabwo nzongera, nyemerera umbabarire mwami nyakira. Yanditse ayo magambo ndetse yandika n'ibindi bice uko ari 5. Yahise anahimba ijwi ry'indirimbo, ukasengera iyo ndirimbo kugira ngo izakore ku mutima w'umusore n'abandi bose bameze nkawe, kugira ngo bemerere Yesu abayobore. Yahaye ayo magambo wa musore maze yaririmbana ubuhanga buhanitse bwari asanganye. Gishimishije nuko iyo ndirimbo yakoze ku mutima we. Igihe yari amaze kuririmba indirimbo mu materaniro, umuvugabutumwa wakurikiyeho yahamagaye abifuza kwakira Yesu, maze uwo musore ahaguruka yemerera Yesu kumubera umwami n'umukiza we, arahinduka rwose. Uko namaze kubivuga, iyi ndirimbo Kirkpatrick yayishingiye ku magambo yo muri Luka
igice cya 15 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19, aho umwana w'ikirara yifatiye ubw'umugambi wo kujya gusaba imbabazi agira ati, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Umubyeyi yakiriye umwana wanezerewe cyane, amugarurira agaciro ko kuba umwana mu rugo rwa se. Yesu yavuze uwo mugani w'umwana w'ikirara ashaka kwerekana ukuntu Imana yishimira umunyabyaha wihariye, nk'uko yabivuze muri Luka igice cya 15 umurongo wa 7 agira ati, ni nako mu ijuru bishimira umunyabyaha umwe wihannye kuruta uko bishimira abantu b'intungane 99 badashaka kwihana. Amagambo umwana w'ikirara yibwiye kandi akayashyira mu bikorwa yafashije wa musore w'umuririmbyi kwakira Yesu ahindurwa mushya, nuko atangira kuririmba ibyo yemera kandi ashaka ko bo aririmbira akoresheje ijwi rye ryiza, nabo bakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Erega si ubw'umwe. Mu Baroma igice cya 2 umurongo 21 haravuga ngo, mbese wigisha abandi ntiwigisha? Hariho abantu babasha kuririmba neza cyane nk'uwo musore, bakabwira abandi kwihana kandi bo batarakizwa. Tujye dusabira cyane abaririmbyi n'abavugabutumwa kuko bazabazwa byinshi. Ushobora kuba umaze igihe kirekire wumva ko udakeneye agakiza, nyamara igihe cyose usanze Yesu arakwakira, akakubabarira, akishimira kukugira umuragwa w'ijuru nk'uko se w'umwana w'ikirara yamubabariye. Igice cya mbere cy'indirimbo kiravuga ngo, nazimiriye kure yawe none untarure, nagundira ibyaha byanjye ndaje noneho. Kubwiriza abandi ntiwibwirize upfapfa. Igice cya 2 cy'indirimbo kiravuga ngo, napfapfanye iyo myaka yose none untarure, nkwitwayeho mukiza wanjye ndaje noneho. Mbese hari ubwo ujya wumva ibyaha byawe bikurembeje? Igice cya 3 kiravuga ngo, narembejwe n'ibyaha byanjye none untarure, niringiye urukundo rwawe ndaje noneho. Uramutse usobanukiwe agaciro k'amaraso Yesu yameneye ku musaraba ku bwawe, ntiwabura kumusanga kuko ari we wenyine ushobora kugukiza. Igice cya 4 cy'iyo ndirimbo kiravuga ngo, wamviriye amaraso yawe none untarure, ubwawe uraza uranshungura ndaje noneho. Wowe neza amatwi, uramutse wakiriye Yesu umutima wawe akayobora ubuzima bwawe, aragukiza akweze. Uwahabye wese iyo agarukiye Imana iramwakira kandi ikamubabarira. Igice cya 5 cy'iyo ndirimbo kiravuga ngo, umva uko ntatse numve Yesu none untarure, mukiza wanjye ngeze nkura ndaje noneho. Uko waba umeze kose, waba ubabane, ushavuye, ushengurwa n'ishavu n'agahinda, ubona ko nta mahoro ufite, uri imfubyi itagira kivurira, uri umupfakazi utagira gifasha, uramutse usanze data mu izina rya Yesu, uko uri kose nubwo waba waramucumuyeho, arakwakira akudabagize. Gusubiramo kw'iyo ndirimbo Kirikipatiri karavuga ati, nditabye ntabwo nzongera, nyemerera umbabarire mwami nyakira. Reke iryo ribe isengesho ryacu rya buri munsi, n'ubu dufatanye kubwira Yesu dusenga tuti, nditabye ntabwo nzongera, nyemerera umbabarire mwami nyakira. Mwami Yesu nyakira. Imana iduhanisha yayo. Amina.